Murakoze. Hemorrhoide ni indwara ikunze gufata abantu bahora bicaye cyane cyane n'abantu bahora bahagaze igihe ibihe binini mu mirimo yabo. Ni abantu bakunze gufatwa n'iyo ndwara. Abandi bantu bashobora gufatwa n'iyo ndwara ariko amahirwe yo kwifata atari hejuru cyane ni abantu bakunda kubyina. Abantu bakunda kubyina nabo baba bari expose kuba barwara iyo ndwara, ariko amahirwe yabo ni make. Ariko ubundi abandi bantu nabo bashobora kugira amahirwe menshi yo kurwara hemorrhoide, kuko niyo umwanda usohoka ukomeye kandi ugasohoka bigoranye. Abo nabo bashobora kurwara hemorrhoide. Abandi bantu bashobora kurwara hemorrhoide ni abantu bafite indwara zo mu mara zidakira, bahora barwaye indwara zo mu mara zidakira, cyangwa se barazirwaye ntibajye kwa muganga ngo babafashe. Abo nabo bashobora kurwara indwara ya hemorrhoide. Urebye muri rusange ibyo ni ibintu bishobora guteza hemorrhoide. Bikaba bisaba rero yuko umuntu wese ufite indwara zo mu nda, cyane cyane indwara zimaze igihe atarivuje, akwiriye kuza kwa muganga kugira ngo tumusuzume, tumuhe ibyatuma atarwara iyo ndwara, tumurinde kurwara iyo ndwara. Ubundi rero ikindi navuga nuko indwara ya hemorrhoide ni indwara ivurwa igakira. Ivurwa mu buryo bubiri. Hari uburyo bwo kumuha imiti yo kunywa, cyangwa se rimwe na rimwe niyo gucisha mu kibuno, hakaba niyo gusiga mu kibuno. Iyo yose irahari. Ubundi buryo bwa kabiri, iyo hemorrhoide dusanze wenda iri ku kigero cyo hejuru cyangwa se iri kuri stade avance, ni ukuvuga ngo icyo gihe habaho kumuvura ariko bamubaze. Icyo gihe tumwohereza ku ba specialiste bo kubaga, bakamufasha agakira. Ikindi twabagiraho inama kugira ngo wenda mutazanarwara hemorrhoide, ni ukwirinda ibisindisha, kwirinda kunywa ibiyobyabwenge. Ikindi ni ukujya munywa amazi menshi kandi igihe cyinshi. Ikindi ni ukurya ibintu byoroshye, cyane cyane birimo imboga, bikungahaye ku mboga no ku yindi myunyu ngugu. Mukirinda kurya ibintu bikomeye igihe kinini cyangwa se inshuro nyinshi. Ugasanga wenda nk'urugero, umuntu afashe nk'icyumweru arya imyumbati, arya impungure, arya biriya bintu bikomeye byose. Ntabwo ari byiza kubirya igihe cyose. Ikindi ni ukunywa amazi menshi nyine, kandi igihe cyose umuntu ashakiye kujya kuri toilette akajyayo. Hariho nk'abantu bagira akazi kenshi, noneho ugasanga wenda niba ashatse kujya kuri toilette gusohora umwanda, ugasanga arabibitse kugeza igihe ari bubonere umwanya. Ibyo nabyo bishobora kuba byagutera kongera amahirwe menshi yo kuba wazarwara hemorrhoide. Hemorrhoide, ibimenyetso navuga, akenshi hemorrhoide nta nubwo igira ibimenyetso, kereka kumva akenshi uribwa mu kibuno. Ariko ushobora kugira hemorrhoide ntugire n'ibimenyetso. Ubundi hemorrhoide akenshi ibiri asymptomatique, ni ukuvuga ngo nta bimenyetso. Ariko hari ibishobora ahubwo kukubwira ko ushobora kuba ugiye kugira hemorrhoide cyangwa se wayigize. Icya mbere, hari igihe wituma umwanda ukumva uraribwa cyane mu buryo budasanzwe, ndetse rimwe na rimwe wareba n'uwo mwanda ugasanga urasa n'umukara, cyangwa se urimo amaraso. Ikindi ni uko iyo ugiye kureba mu kibuno usanga rectum yaramanutse. Rectum ntabwo nzi icyo bivuze mu Kinyarwanda, ariko ni hantu ni cya kintu gisohora umwanda.
kiba cyaramanutse, cyaravuye mu mwanya wacyo, cyaramanutse, cyaragiye hasi. Urebye n'ibyo bimenyetso by'ibanze, ubundi ukumva uribwa mu kibuno cyane, nta bimenyetso byinshi hemoroyide igira. Nk'uko nari nimaze kubivuga, igihe ushakiye kujya kuri toilette ugomba kujyayo, utabibitse ngo uvuge ngo nimbona umwanya ndaza kujyayo. Ikindi ni ukwirinda kurya ibintu bikomeye igihe kinini. Ikindi ni ukunywa amazi menshi no kurya ibintu birimo imboga nyinshi n'imbuto. Ikindi ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge, cyane cyane inzoga, kuko inzoga ituma, ibiyobyabwenge bituma, hari imitsi bita sphincter anal, ni imitsi yo ku kibuno, ntabwo bayita mu kinyarwanda, niyo ituma umwanda usohoka, niyo ituma iyo umaze kwituma organe zo hasi zongera gusubira uko zari zisanzwe zikora. Rero iyo unywa ibiyobyabwenge byinshi iyo mitsi irangirika, iyo iyangiritse nabwo ushobora kurwara hemoroyide. Ni ukubyirinda. Ikindi nk'abantu bahora bicaye igihe kinini, nabo ni ukujya banyuzamo bagakora na siporo, bakanahaguruka, ntibakajya bakora ikintu bari muri pozisiyo imwe. Ikindi abantu babyibushye cyane nabo ni ukugabanya ibiro, kuko kubyibuha cyane nabyo bishobora gutuma umuntu agira hemoroyide. Urebye muri rusange ni ibyo ngibyo byatuma umuntu nyine atagira hemoroyide.